Mani. Kuje amafaranga. Mani boss aranyishiye mwana. Ariko hagatongo ujye ureba muri telefone yawe. Simba nibaza ukuntu ngiye uza n'urutwo ukajya kura muri telefone yawe. Musari ikibazo kirimo. Hako bakene mwabayemo. Wajya ureba ibikureba se. Akakanya mbaye mukene. Nsuzo nduru umukene ufite angahe kuri konti. Urabona amafaranga y'umuntu arinjira, umuntu ibintu umuntu agomba kuba agira privacy. Ntago birenze kureba muri message kureba amafaranga. Uyibonye amafaranga irahinduka ariko ntago birenze. Nahinduka. Ntago byanungura bro. Ibyo ngibyo iyi ni inama mba ndi kukugira. Ujye ureka abakire bavuge mu gihe wowe nta mafaranga ufite ugomba gucike kukumva. Ari nge nawe ndo acumbikiye ndubona. Inzu tuyishura turi babiri bro. Tazazana ibintu by'imikino. Nubwo nayi gusanzemo ariko tuyishura turi babiri. Shimye kongeramo akakana. Cyangwa se urashaka ngiye nishure wowe usohoke. Ntabwo be. None se genza makirero. Genza make. Ibyo ndi kukubwira. Ikindi kandi bro, umaze imisi unashira imyenda mu cyumba cyane. Aha. Iki? Sikukira umwana. Singiye kera ngana nkawe. Baba nare mfite abasore umwe yinjiza ya undi yinjiza ya kandi yose nkayarya kandi biri mu nkamu mwanya ukuye nuko amafaranga yafite. Utambeshye. Umukobwa wawe umubwira nk'ibintu buri kumbwira. Hwera. Igicucu. Ndabimubwiye. Mumubana. Ubona se umurusha ubwenge. Uri umurusha ubwenge. Biyaza ubwenge hahandi nta n'inama nakirwa mu gihe uriye. Nta wamenya gusa ngiye mba numva rwose akugira ngo nshaka umugabo ngende amafaranga ni byiza ngurira imodoka nkire mu nzu yiwe najya atahajya nkubita ntinye kwigendera ngo nuko yabimaye aho hari ukuntu ataha abizi neza kari bugutunze akajya no gutimbura ukavuga ati se ni nivumbura ndajya ariko yaguhaye ngiye mba numva nyine ubu ngubu twebwe ushaka gusaka abasore batayafite ubu ngubu twebwe oya nawe muze ngo numva gushaka nyine nashaka umusore utayafite tuba dushaka kuba ibyo twita independent. How many times we get that? Kwa ntabwo twakwiye kuba tubipfa. Ibibazo nawe utangiye kurushinza ibintu ngo bimyenda ngo mu cyumba. Oya bro, ibintu ndikubwira nibyo birumvikana. Umuntu araza kudusura akamenya ko buri hari ibintu rero buri ananga. Buri hari ingeso imwe nge nakunda. Uri kunyumva neza? Izihe ngeso udakunda? Hari ingeso nakunda izihe. Rero uyu munsi kwanza ureka nge mpaye. Ibintu byo kuzajya uhaha uri kunsuzugura. Hala? Urabona ngo ushatse kuvuga ko ngiye mbere naguhahiraga. Nibyo byatuma gusuzugura. Oya. Iki se? Bro, kubana no kumvikana. Oya nukumvikana. Nose urumvikana gute n'umuntu udafite amafaranga? Nyereka 5,000 basa aho ngaho. Umuntu akubwira ngo jya gushaka akazi ukirirwa wicariye. Ariko na telefone ayigurisha ngo akamama wawe amafaranga. Sinkubeshye bro. Phone itarimo amafaranga nta gaciro bifite. Niyo yaba ari iPhone 17. Itarimo amafaranga nta gaciro. Ubu urabona iyi Sony yanjye. Iki. Ubu bivaye n'ibihumbi 100 birimo. Aha. Yego. Urangaye. Uragumiwe. Ujya. Yo. Independent kuburyo niyo umugabo nyine yansuzuma. Ntabwo nakemera umugabo kunsuzuma. Ufite amafaranga yanjye. Wese urayafite? Nishakanye. Baba uzingiye ngana nkawe. Uzi konti yanjye kunera imeze. Nanjye konti yanjye simbi cyane kandi naganyabaka. Wowe ufite aho ndumbi tungahera. Wowe ufite tujana, urumva wasaze. Ubwo ufite amafaranga. Ubu none aho bafite akamiliyoni ufite ikibanza cyawe, ufite imodoka yawe. Wakora icyo ushaka. Wenda ibibanza arabyo mfite akamiliyoni. Uracyari hasi, sheri korera amafaranga. Nisije ngurira korera amafaranga nubona umusore urye. Nubona n'igisozi uyarye. Nubona agasore uyarye. Yewe nubona n'ikigoro uyarye. Wagicucu wari guta amafaranga ukajya ugenda ujya hehe? Kigore? Ikigore ni. Bro, amafaranga bakohereje nitumye mbwira amagambo yose. Arakubwira ko mfite ubwo burenganzira. So ufite yayi. Amafaranga yakohereje. Oya mani kubana n'umuntu udafite amafaranga biravuna. Bro, amafaranga bakohereje niyo utumye mbwira amagambo nkayo ngana narakuzanye tukabana. Unyinginga nta kintu ugira. Shagiye bro reka ngubwiye kubana n'umuntu udafite amafaranga biramvuna. Sinzabe n'umutinganya. Njembe n'umutinganyi koko. Amafaranga niki se utatuma ugikora ahubwo. Ubura ubwenge. Iki? Ubura ubwenge. Akusuma ukiri umwana. Utambeshye. Ko dadaturi inshuti tuganira. Izi na muri kungira ujye uzimugira. Ubu se dada ntakuruta. Nimba nakuruta kurusha umwaka umwe dada wanjye.
uri kumva ariko dada ni umukinnyi ndamwemera sinanakirwa nyimugira kuko iyo yigiriye irahagije uburyo wamureka akajya kuba n'umutinganyi kubera amafaranga ahubwo ubucakura kandi nkuze dada kina n'umwana we buriya dada nta afite nk'akamiliyoni narabikubwiye afite miliyoni 10 kuri konti wabura uracyabunze ubuhumbi 100 kuri konti ngo amafaranga icara ubusore burayarya basaza ariko aciye mu mucyo amafaranga yanjye yaciye mu mucyo nyine narakoze baranyishyura mu barokore ndetse ubu ngiye mu bahungu cyangwa mu bagore bakarerwa ahubwo warubanye nanjye kino gihe cyose nta mafaranga ngira gute kurenze we Ngiye kwisiza buri munsi cyangwa buri gihe gusiga imbaraga se ahubwo urabizi yereka mbe ngiye sibyo byo gusanga wakorobyara mu rugo turaza kuza kuvugana sibyo ariko nari ibintu ugera nanjye urasanga ibintu bya biri hanze bro nakubwiye ati inzu tuyishura turi babiri ariko nijye wakuzanye kuba waranzanye bivuze ko Landira dusa tarafite amafaranga yanjye aza uranyirukana mu nzu mwana niba uri umugabo usangiye n'ikintu na kimwe cyanjye hanze ubundi uraza kumbona indwara nose ubundi bwo nurya make bwo nuzakuramo indwara ngiye bundi mba numva nshaka kuzakura narakoze narikoreye nkazaba umugore nyine ufitiye sosiyete akamaro umugore mwiza ufite abana nyine bafite mama mwiza ariko nyine nataragiye muri utwo duhungu nutatujyamo rero umva nshuti yanjye nutatujyamo uzashaka azajya muri abo bagore azashaka amafaranga ubwo se uzaba ukirwubatsera nabwo yandwara izaza ukennye aho kugira ngo ize ukize korera amafaranga ari ku bugoryi imbere generasiyo yanyu ariko ngiye rwose nuko ngukomba mbyumva barumva nakwiriye nyine uye ntabwo nkupfobeje mami itabiye telefone iri kuviba ku bugoryi iri ushaka amafaranga tuyarya Halo Andrew meze neza ngufite deal y'amafaranga abantu imeze fresh kabisa imeze neza cyane reba batangiye kumama umva ndaje ngusange reka duhurire muri kakayira urabona kakayira ko mu rugo yo kumanuka duhurire ku muhanda kanje mu kazi ureke kuvuga sheri rero umva nkubwire sibyo ngiye mfashe telefone gutya nkaguhamagara kumbuzi nkumbuye kukureba nkumbuye kutuganira tukagira byinshi twubakana sibyo sheri sibyo none si bibi ko wicaye nta kintu uri kumva nge nanyota mfite ndumva ibyo kunywa bitanakenewe umva kandi sibi kuki wumva ko navuga nabi igihe cyose nge ndi kumwe nawe turi gutonganya wajya umbabara ntukajya mvuga nabi buri munsi none uramamagaye ngewe nzi kwicara ahangaha ahantu heza nka hano ngo niho mba nahisemo nari ikintu umuntu ari kunywa baby yari impamvu ngi nakubwiye ati mba nkeneye kuganira nawe kuko ubona mba nkukumbuye nuko utangiye kunerareresha areresha se giye urabona nge n'umuterareresha mu bwego ese urankuraho inyota iranyishe areba kuri uruzuba ngo ibyo by'inyota tubireke ese udashizemo akantu k'inyota ntitwakumvikana waranyanze rero akoze nakwanze azo byaba biri seriye nje nakunda umuhungu ufite ikote rimwe wambara ishati umuhungu utambara n'umukara aho ubona nta mukobwa yihagaze ubona kuko n'amafaranga basana ukuntu mba namba iri ko tuza amafaranga riguraho akubwira ikote niyo ryaba rihenze twirengagije ko rihora iri kote uranarifura reba ubuki umuntu w'umugabo ugenda mu muhanda afite ikote ririho ubuki yangiza agatereta inkumi imeze nkanjye ushatse kuvuga ko n'amafaranga ngira none oya nawe nshatse kubivuga ariko byibuza ntunirarira ngo umere nk'ababaga aba basore batiraririye ngo ntabwo barongore mu mushawe wapi ndabizi kuko n'amafaranga asa mwe muraya wese uraya mwe 1010 oya nta 1010 mwangahe mwangahe ntabwo twaganira hatajemo akantu k'inyota sinahandi hantu twaganirira buriya uzi impamvu utangiye uvuga ngo ahantu ni heza nuko nawe uri mwiza nta handi mba nahisemo atari hano bashaka ahantu hagukwiye heza nk'aha ngaha sibyo ariko ibintu by'inyota bireke akabari ntabwo ari ngombwa mu kabari kuza ngo nguje kunywa no kuganira isukari ndaje nzamura umunyu nabi ariko tuganire twumvikane tugendane nawe tuganira iki nona urahamagara umuntu ahangaha nta kintu ufite cyo kunywa
baby ese wajya ugabanya icyo cyaka cyawe ko nagukunze nta cyakugira wakizanye mute mu rukundo rwanjye nawe wajya umbabarira nese tuganirire kandi narakubwiye ibintu si ibikunda ujya umbabarira ibintu by'ibyaka ku ruhande ureke tuganire njye nawe tuvugane ako rumeze neza shameze neza ariko izuba niryo rimeze nabi ako siko nibutse nibutse kuko n'amafaranga ako si wowe urayanga ngwe protest nyine wowe urayanga wangiye ngwe prote nimo amafaranga menshi kuko bidakunze nahita mwica Kamoso uramuzi tuyararugura umutsi wo kwa Semine aho ngaho Kamoso ndamuzi ureba ufite ibirenge bimeze gutya kwibirenge sawa kare ngombwa kugashyiraho ese siko bimeze ariko nawe urasetsa biri seri ndetse niwe uza amafaranga afite se twenyemeze nk'ibyarwaye amavunje kafite amafaranga se ubundi ntabwo wamwemera se Kamoso afite amafaranga Kamoso wirirwa wikunenga w'umuhasara hano muri Kigali wirirwa wikorera ibiki Kamoso yakuyeho amafaranga Kamoso afite amafaranga njye namwiboneye ubuse Kamoso niyo afite amafaranga ubwo abonye inote za senyisazo z'ibihumbi 10 baby hano ni mu kabari tuba tugomba kunywa tukarya tukaganira hari n'amashambre hari ibintu byinshi hari ibintu byiza byo nyine of course baby of course nyumva kandi nanjye ndi kukumva sibyo ni mu kabari hari n'amashambure siko mbwiye kuki atakujyanye mu mashambure ngariho tuganirira se njye byatuzanye se muhu abo bakunze ariko kaba gakoma no gukubitwa nase ntabwo dukundana naho twahajya tukishima ariko ngewe ibyo byose niyo mpamvu nabiretse n'icyo kunywa nakiretse nshaka ko tuganira njye nawe sibyo ariko warambonye koko nabyo koko bana narakubonye nyine niyo mpamvu nagukunze baby njye mfite inyota ase udashizemo ibyo bintu by'inyota sibyo ndi kukubwira ase baby yimbutse abamayinite ya desa nkayaguha sibyo aya turuwasi akayasenyisa ntuzayanyake kuko yo ntago nayabona ibindi byose baby wagiye unyumva baby ndumva byawe nabizi reka nigende ase baby ugiye he aya njye nabonye message yo ku kazi bamwohereje nakubise ijisho ukuntu Yabonye muri telefone kuri telefone se Kamoso agira akazi bamwemba amafaranga uza amafaranga nyakubwiye Kamoso bijyanje ari Kamoso God have mercy. Jeri kwigira reka nkwibira ibanga rero nimba utarurize nize Kamoso ya nize amafaranga bayoroje kuri message yamwije message ndi kureba nanjye cyangwa ari wasi ntabwo nari nasinze ese undi rw'imbwango ibintu bimariye ndabiswe ko n'amafaranga nyine ndayukunda ariko Kamoso nyine uri kubimbwa ngo Kamoso afite amafaranga ngo nyine mbikoreye ngiye cyo nshaka ko dukora ndashaka ko ari amafaranga basingiye hagati yanjye nawe tuyamurya basi ngende mwibe telefone tuzi umubare w'ibanga ndakugenda turagenda kuri ka kabari ka ruguru sinde bukazi ndabizi neza ko nimugorora arajya kuhanywera akaye ko ari tubiri ako munsi wabo cyangwa ko hirya kaka ariko kuri arete okay niko ndashaka ko tugenda ubundi ari amafaranga nkareba ukuntu ngewe nawe twawe ako sutambeshye ni gute afata umushara w'umuntu ukawumukura none amafaranga umuntu yahembwe sha ntabwo apfa kuyamukuraho pe Kamoso kurumuzi akunda abakobwa mbabarira ndagusabye werasa kunego uri gute cyozo gutuma nivuta ntabwo uri gushaka kumvuga nyine werasa kunego umbwira umupango neza kugira ngo ngende okereka nkwereka akantu koroshye urumva wowe uragenda uvuga ati njye sinakemera umuhungu usa nabi ariko afite amafaranga wamwemera noneho Kamoso leta yisanga amaho urabizi ko aba yambaye nabi ibikweto utamenye bibwataraye njya byarwaye amavunja leta yisanga amaho ngaho sasa rero umupangu noneho tuhita tupangane uko ikintu gihari ubwo turagenda sinzi ukuntu nimba ubu nkubite nimba ubu nterura simbizi urantuka kuko ubwo Kamoso ndabizi ko ahita kwanda urabyumva ute wowe kuyamukuramo utamwibye ni diro noneho nkawe rero umukobwa n'ibyawe birakureba we ntugira ikibazo upfa kubambwiye umupangu ibindi byo kuzana amafaranga byo ntibyo kibazo noneho ukuntu bimeze si kuri ya nimero yayindi ndaguhamagara saa ngapi saa moya se sikuvuze ngo ari ugereyo tugere saa 12 n'igice telefone yawe ni burimo muri ntago mana yanjye abagabo basezeraniye niho bahurira ariko nawe nubonye nubonye sawa Jesus! sharansuzuguye ntajya ndakoze bite cyashaka do kadogo ni wowe ntukamfatanye n'ibibazo ariko umuntu aba agifite niyo mpamvu rero njye ntazashaka umugore ariko igihe
sheri gatumiza akantu nyine tube tumwe. Sinakwiye ko amafaranga afite koko. Kuki? Nase tuje kwicara hano gusa. Nase tuje kwicara hano gusa hawe sheri. Cyangwa nakubwiye ko nanjye abahungu batajya amafaranga. Ntayo ngifite. Umuntu ufite ubwanwa bungana nk'ubwa kubye atabasha no kumurira. Koko. Wiki? Ubwa umuntu umeze ungana nkawe ku buryo utabasha no kungurira agacupa kamwe konyine. Nabo ngubwe ngurire dabo cyangwa ki. Wone sinzajya hano kwicara hano gusa. Ubundi njye nicyo mani njye ubundi nicyo kintu mba mvuga. Umuhungu niyo yaba afite ibirenge bitambitse ariko yabasha kukwitaho nk'umukobwa. Uzi ko twebwe ko turi indabo ukeneye kunyuhira. None reba naje n'amaguru. No uranzanye nebe gofero mana. Ndagukunda reka ndagukunda. Sebaho ngaho. Ugire kuba mubi, ugire no kutajya amafaranga, ugire no kuba nta kintu kimwe washobora. Basi gira no dukeya n'ubwo ube mubi ugenda ufaranga dukeya nimba utamuki. Manu ziko byaro twagatambika ibirenge cyangwa ukavamo ishisho cyangwa ukavamo amenyo cyangwa ukaba nanzara ugira ariko ufite amafaranga. Ufite amafaranga. Uri kumva? Reba abandi ba. Uri kumva? Utangiye kundukisha abandi bagabo se? Arakuruta ariko yakuruta njye yajemo amafaranga nta kindi kintu bura kiba kindeba. Biri seriye kandi yewe umaye amafaranga ibintu byose ushaka nabikora. Basi reka nguhe. Ako kuzu ndataho umutwe. Ntabwo bijya bikora. Basi nguhe. Meke se ndi ikimugana naniwe kwitwara. What the fuck? Use narinje kubasu. Akaza minoza mvembe. Uzo kunukira imbere ya Kamoso se? Kamoso se ubundi arakurira kugutunza no kuvuga imbere y'abandi bantu uje kunyandarika no kunyanika hano kurebezo. Ugiye uzize hano mukabari. Uransize hano. Use kuri gutaka abandi bagabo komezanya. Uransize njye nyine. Komezanya nabo nyine. Izina ry'Imana biragukora. Yari mumuman. Dai meze bite? Sawa. Cyagihungu abahungu umusokana n'abahungu batagira amafaranga bite? Nta ni byiza. Ndahego dutoke tworoshye. Niko. Cyagihungu se ngo cyakiri kubwira iki? Shakiwe kigegera. Kizare hano ne gweraje ngo tuganirisha n'agafantana n'akantu ko umukobwa mwiza nkanje ngo tuganirisha. Mukagana nta kintu giye ari kumeza. Tekereza. Ako ya mungu ndamuzi. Ako ndamukebeye. Ndamukebeye. Aya nibyo no. Ndababwira turutwe na Kamoso. No. Ariko giye barazi, bakobwa buri abantu. Turutwe na Kamoso. Ahubwo birikoze suzukanyegera nari ndimo kugutaka. Bura nibyo rendi kuvuga. Reka ye. Kubera iyo nkuru nziza uvuze. Ngira code yawe ariko mbanza ngo shiro nk'ibihumbi 40. Uyu wundi umukobwa cyazira kumuvugisha amagambo menshi mu moyo itarasona. 75. Yego. Oya ni 75. 71. Yego. Gusa sugira ngo nagezeho ra. Yagezeho. Kande? Agezeho. Kamubwire ubundi abagabo ni nka ureka kira kibunze umutwe n'ibipantaro gusa n'ibikote bitogeje. None ushaho ntabwo narinzi ko wabaye mwiza gutya naguheruka gakeye. Nibyo. Umva uraka. Uri umugabo w'inzozi za benshi. Umva udufaranga mfite anga nubwo ko nanjye kutujyana mu kimina. Gwiki? Cyajya mu bimina? Imina ni by'abacecuru n'abasaza batakaye nyuma bagikoresha amabanki y'abacecuru. Nibyo. Reka nta muntu nta musirimu nta mujana ukijya mu bimena. Niwe mbyumvanye n'ukuri kw'Imana. Urabizi kubera iyo nama itari ya kigoro ngiriye. 50 bindi reka. Wabigize 60 zo kuzuza ijana. Oya reka sigara na gatike mukobwa sibyo? Nta kibazo. Ngira code. 75 nanone. Ni yayindi ndayibona yaje. Yikopiye. Mumuman. Yaje yakugezeho. Sisonye? Network. Kayo. Yaje. Ubundi reka nkubwire. Nizere ko tuza konsura sibyo? Nasuba he. Bahisubiza ko hano hepfo se. Ese waravuguriye n'ahantu bapasi. Umva genda hakujya wewe mpa nimero yawe ndaza cyangwa se njye ngo hiyange ndaza kugwama. Reka nkwe Instagram yanjye. Instagram ntaribi. Uze kunyandikira. Unsubiza? Ndagusubiza. Ntaribi yimbwire vuba vuba gusacinga dore. Andika Angel. XV. Haga gafoto keza. Mushaka urakoze sha. Umva now thank you so much. Ubundi abagabo ni nkawe. Ureke baraza bare babunze imirizo gusa. Baranze ngiye. Ana nisona kananda. Cyakoze yakoze kunzana shati mwiduhura. Oya reka twihute vuba tugere mu rugo. Sibyo se? Akanjye nanjye kwitegura.
sawa Okay. Sawa. mereza yanjye Amafaranga ubu ngubu ndayafite ariko byangoye. Byangoye none se uri kumva nagenda mubwira ngo mereza amafaranga yatayama. ibyo ntabyo ubwira ayo yagwa yose sinzi umubare ariko umva 50 kuri 50 Ntabwo twagabana 50 mani. Nase ngiye urumva nta yakobokeye kugenda ngamutera injuga ngamubeshya bikarangira yamaye. aha Kamoso ubucuti bwanjye buragiye aho ngaho bro. mwana ntabwo nari nzi ko ariho wankora ibintu nk'ibi ngibi mwana umvanje nawe meza amafaranga yanjye igira umva mvana izo nshaka bisinduka ntabwo mu kanya uri guseka. reba kuri Instagram yawe nakwandikiye igitabo cyose cyuzuye. Sorry. Reba urabona fone yanjye irimo 13 yari yazimye. yari yazimye irimo 13. Actually nari mvuye kuzana bag irimo imyenda yanjye. umva gira vuba shamo nimero neza amafaranga yanjye gira vuba ntabwo Kandi maze kuyamwohererezayo. ujya handese Uriya muhungu ugiye. Ubwo nyine ndatsindiye. Replay! Ya replay! Replay!